Uyu munsi hari ikibazo gihangayikishije isi kijyanye no kwishora mu mibonano mpuzabitsina k'urubyiruko. Biterwa n'iki? Bituruka he? Ese byakosorwa bite? Uyu munsi ngiye kubagezaho impamvu 10 zituma urubyiruko rwishora mu mibonano mpuzabitsina cyane ku kigero kigeze kuri 99%. Impamvu ya mbere, ikoranabuhanga ridakumirwa. Urubyiruko rufite telefone, interineti n'imbuga nkoranyambaga, aho rurebera amashusho y'urukozasoni ndetse n'amafoto y'urukozasoni, bikabatera kuba bakishora mu mibonano mpuzabitsina. Icya kabiri, kutagira uburere buhamye mu muryango. Hari aho ababyeyi batagifata umwanya uhagije wo kuganiriza cyangwa se no kugira inama abana ngo bababwire ibibi ndetse n'ibyiza. Icya gatatu, igitutu cy'ishuri. Igitutu cy'ishuri ndetse na bagenzi babo, peer pressure. Abenshi bakora imibonano mpuzabitsina kugira ngo batababaswa cyangwa ngo bahabwe akato na bagenzi babo. Igitutu cyo gushimisha bagenzi babo kibashora mu buraya cyangwa se mu bukozi bw'ibibi. Icya kane, kugira amahitamo make yo kwidagadura, aho kugira ibikorwa bishobora gufasha urubyiruko nka siporo, umuziki, gusenga se, ahubwo ibyo byose byarakendeye. Ubu ngubu ni kuri social media aho bakura izo mico ndetse n'izo ngeso zabashora mu mibonano mpuzabitsina. Icya gatanu, kutiyubaha no kwishushanya nabo kuri interineti. Ugasanga umuntu arashaka kuba nka Rihanna, arashaka kumera nka Beyonce cyangwa se agashaka kumera nk'uwo yabonye mu mashusho y'urukozasoni. Icya gatandatu, kwifuza amafaranga n'ubuzima bworoshye. Aribyo bituma urubyiruko rumwe rujya mu bashuga dadi ndetse n'abashuga mami. Ubukene cyangwa kwifuza ibintu byinshi batarashobora kuba bakigurira, nabyo bibashora mu busambanyi. Icya karindwi, kudaha agaciro ubusugi cyangwa se ubumanzi bwabo. Hari abumva ko ubusugi ntacyo bumaze, abandi bakumva ko ubumanzi ntacyo bumaze, ariko hagati aho ngaho ibyo byombi bifite ubusobanuro. Ubumanzi bisobanuye ko umuntu yirinze atagendeye mu ngeso mbi, ndetse n'ubusugi bigasobanura ko uwo mukobwa nawe yirinze atigeze agendera mu ngeso mbi. Ibyo ngibyo mu miryango imwe n'imwe bikaba bikigenderwaho ko iyo umuntu atakiri isugi cyangwa se atakiri imanzi, uwo nguwo bamuca mu muryango. Icya munane, gukura vuba cyangwa se kuba mukuru mu mitekerereze ariko udafite ubukure mu myitwarire. Urubyiruko rwinshi rwamaze gukura mu bitekerezo, aho buri wese yamaze kuba umugabo cyangwa se yamaze kuba umugore, ariko mu kwiyubaha biri hafi ya ntabyo. Ugasanga byose biri kurangira hehe? Biri kurangira mu buriri. Icya cyenda, kurebera cyangwa se kudahana. Ahanini uru ruhare rurakomeye kuri byose cyangwa se ku ngaruka urubyiruko rwo guhura nazo muri ino minsi. Guhana kwaracitse, ntabwo bagihana uko bikwiye, niko umuntu yabyita, kuko niko hano umwanditsi yabigaragaje. Kubera ko kera barabakubitaga, wenda bataha nijoro bakagukubita cyangwa se bakakubwira nabi, ariko ubu ngubu utaha nijoro bakamubwira uti wenda nagiye ku inshuti yanjye, wenda afite kuvugana ibi n'ibi. Umubyeyi ntabitindeho, ntaguhane cyangwa se ngo akugire inama. Icya 10, kudasobanukirwa n'ingaruka cyangwa se kutamenya ingaruka ziva muri ibyo bintu. Ugasanga benshi, urubyiruko rwinshi muri ino minsi ruri gukora imibonano mpuzabitsina batitaye ku ngaruka zizabivamo cyangwa se batitaye ku bizazane bizabivamo. Ntabwo baba bitaye ku nda zizabivamo, ntabwo baba bitaye ku ndwara bashobora kwandurirwamo, cyangwa se nta nubwo baba bitaye ku uko bashobora gufungwa kubera ko wenda yakoze viole. Ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga akenshi urubyiruko rubikora buhumyi. Niba uri umubyeyi rero, umurezi cyangwa uri urubyiruko, wibuka ibi bintu. Ubusambanyi bushobora kwangiza byinshi ku mubiri, ku bwenge ndetse n'ahazaza h'umuntu. Icya kabiri, wifateho, wigireho kandi ushake uko wubaka ejo hazaza hawe utagendeye mu by'akanya gatoya. Kubaha ubuzima bwawe, kwihesha agaciro no gushishoza nibyo bizagufasha kurinda ejo hawe hazaza.
nubwo urubyiruko rukora ibintu byose mvuze haruguru, akenshi ntabwo baba bibagiye ko bagifite urugendo rwo kubaho, kuba bari kwangiza ahazaza. Niba wakunze iyi video, kora subscribe, ukande share, ndetse unadusangize igitekerezo muri comment, utubwire icyo twazakubwira muri video itaha. Ciao ciao, ndabakunda.